inkunga yawe wowe ukurikiye iki kiganiro, inkunga yawe ya mbere iba ari ugukora subscribe. none buri muntu uwo ari we wese yahita agira amatsiko. Ni ikintu dushimira cyane cyane na leta y'u Rwanda idaheza buri wese. Hello my people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Abatameze neza Imana ibagenderere igenze neza, ejo bazaba bafite amashimwe atandukanye. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine, muri kubibona hano ndi kumwe, nimwita umwana ntari babarera, ndi kumwe n'umusore agiye kutwibwira. Tumuhaye ikaze kuri Shyaka BTV Show. Ubu ndabizi hari abahita bambaza ngo none se ngo nawe afite ubumuga. Icyo cyo nzajya nkivuga mbere, ntabwo afite ubumuga, ariko muri sosiyete ahura nabo, aganira nabo, aratwibwira birambuye, atubwire uburyo abyumvamo, atubwire impano afite, atubwire byose, kuko uko mumubona ni umunyempano, igitangaza tubazaniye. Karibu. Yo wabana murakoze cyane. Nk'uko babivuze nitwa Peter K14, ni nayo mazina nkoresha kuri channel yanjye. Yego. Tubahaye ikaze rero. So by'umwihariko ku bigendanye na kariyeri y'umuziki ndetse no ku bijyanye na bariya abantu baba bafite ikibazo kenshi na kenshi, ku muntu ufite ikibazo cy'ubumuga. Ntabwo ari ikibazo komeza, ariko ntabwo bavuga ko afite ikibazo cy'ubumuga, ahubwo bavuga ko afite ubumuga runaka butandukanye. Afite ubumuga, usanga nyine ntabwo aba hejuru naho mu kuba yakisanga mu muziki, uretse nyine ko biba bigoranye cyane, biba bigoranye. Usibye za mbaraga za sosiyete muri rusange, usanga arizo ziba zakamuha motivation. Natwe ni uko motivation ziva ku bantu bagukurikirana, ku bantu baguha imbaraga. Ariyo mpamvu nababaga nababwira ko inkunga yawe wowe ukurikiye iki kiganiro, inkunga yawe ya mbere iba ari ugukora subscribe, like, comment mu buryo bwo kuzamura nyine no kwereka ko wa muntu mufitiye urukundo kandi ushaka kugira ngo nawe azamuka ave ahantu hamwe agera ahandi. By'umwihariko rero mu gutangira ikiganiro nababwira ko channel yanjye niko yitwa, ni gusacinga Peter K14 mu byo nkora cyangwa se muri kariyeri yanjye. Ni umuziki mu buryo bwa freestyle, ni rap. Nshimira cyane n'abantu bambanjirije imbere, kuko hari inzira, hari amayira bamaze gufungura. Nk'ubu ngubu ejo bundi hari show zizabera muri Kigali Universe z'abaraperi gusa, urumva nta mayira baba bagenda baharura badufungurira. Ni ikintu dushimira cyane cyane na leta y'u Rwanda idaheza buri wese kuba yakisanga muri kariyeri ye ashaka. Yes. Okay, murakoze rero. Urabona ko Peter rwose ahise abivugiye rimwe, mbese nta kintu muri bumuburane. None buri muntu uwo ari we wese yahita agira amatsiko, akavuga ni umuraperi, ni byiza, ariko se ni uwuhe muraperi yireferaho? Ni uwuhe muraperi akunda? Hari abaraperi benshi tuzi hano mu Rwanda. Ese ku giti cyiwe yaba afite izindi ndirimbo ze ku giti cye? Ese uwamwinsipayirinze ninde mu kugira ngo ajye mu gukora nyine umuziki? Byagenze gute? Byaje biti? So urakoze cyane. Ubundi njyewe nkiri umwana mutoya nakundaga injyana ya rap. Ndayikunda mbona abahanzi bazamuka. Wakunda we already nkiri umwana. Ubundi nakundaga Bushari, ndetse nakundaga n'undi bita Betray.
na Bulldog ni abantu nyine bagiye inspiraringa, mbona ko bishoboka. N'ubu urwego bagezeho ni urwego rwiza cyane, ariko ubu ngubu umuntu nkunda cyane kandi wanamfunguriye amayira cyane cyane amwita umuhanzi uzwi cyane ugezweho muri iyi minsi, umuraperi mu Rwanda, bamwita Zo Trap. Ni umuraperi mwiza hari ahantu bihurira na Kina Tarapu twakundi Zo Trap yavuye muri Kina Trap, ni genge yahereyemo akiri umwana, nk'uko nyine natwe twese duhera mu gukorana n'abandi kugira tuzamukane, rimwe na rimwe ukajya gukora solo. Ubu rero dufite amatsiko, iyo twumvise umuhanzi, iyo twumvise ko ari umuraperi, ikintu cya mbere duhita dutekereza ni ukumva ngo aririmba ate. Ese ko tuzi ko imiziki ihenda, afite manager, niwe wimeneramo, nyine duhita twumva, iyo twumvise umuhanzi twumva ko ari ibintu bisaba amafaranga. Uhangana nabyo gute? Ese ufite indirimbo zingahe washyize hanze? Nyine duciremo muri make, utubwire, noneho uhita uturirimbiraho no ku ndirimbo y'uwo muhanzi ukunda twumve. Wasanga ari wewe murumuna we tayitozi. Okay, urakoze cyane. So ku kibazo cya mbere wahereyeho, mbajije ati se ku bijyanye no gukora se ko bigoye, bikora ute? By'umwihariko ubundi hari ikintu wowe uba wumva ukunda kandi wiyumvamo ko unagishoboye, kuruta uko kanaka yaza akakubwira ngo kunda kiriya. Murabizi nko mu gihe cy'ishuri umubyara akubwira ati iga muri biriya, kandi wumva nyine utabishoboye cyane, so ukabikora utanabikunze. Rero gukora ikintu ukunze kandi wiyumvamo. Ikindi njyewe nagiye kenshi nkunda gukora solo kuko nzi kwandika indirimbo kandi nkanazihanga ku giti cyanjye. So ndumva rero nyine ku bigendanye no kuba nta wundi muntu nta support ihari yenda navuga nari nabona, ariko bitewe nyine nuko Imana igenda Imana cyangwa se n'Imana igenda nyereka buri wese. Yesu arambwira ati wawe courage, gira gutya, turagufasha, tuzagufasha kandi Imana izabigufashamo bigende neza. Niyo mpamvu rero uri no kuri Shyaka BTV Show, kugira ngo abakunzi be bakurebe, bagusapotinge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Waturimbiraho harya se bavuga kapera? Gira akantu duhaho k'umuhanzi ukunda, uri public, abantu bazi, ntawamenya, dushobora no gusanga nawe ahise avuga ati uwo ngo naze muri gengo yanjye, ubundi tugire ukuntu tubigenza. So urakoze cyane. Indirimbo ya mbere naheraho ni indirimbo y'uwo muhanzi nari mvuze Zo Trap. Ni indirimbo nakunze cyane kuko najyaga nyiperforminga no ku ishuri hose baranzi. Ni indirimbo bita Umwanda. Igira ati tujya studio bigoye, none uri kwangiza inote, ese yose bagura amakote cyangwa se bagura imbote, intore ziri kumwe intore bro, nimba ukigenda kenye mbitore, urashinga amavi babisosi cyangwa uratega umusaya bahonde. Ubukoroni bwari bugoye, bwaramenetse sinabuyoye, abapipo bafite ubudote, Erika puna hagira abacore, usasoshyare usarira ibyishimo bishira biyenga, nukutazi gukurira mu mbote, ugasoza ukasira imote, angakunyubuza umbirije ruhere Nyakanga ugeze muri Nzeri, ndi kwiruka ku byanjye njere nabanjye, inigi sinzi uko yapfuye, sinzi niga ifite bote, mera kumva inzigo situri niganara menya yatuye, amuzigo yafotora hamba, murarapiki mubyina amahamba, promotion muzo ku muhanda, muziko ziza turenze u Rwanda tururokofo. Murumva ko ari ibintu by'amarapu. Ari se ni ukumukunda gusa cyangwa ni ukumva ariyo njyana nyine? Hari ukuntu uba wumva nka kubeshya, hari n'ibintu abaraperi bavuga ngiye nkumva sinzi ngo avuze gute, nta jambo na rimwe nshobora gukuramo. Nk'ubu nakumva ngo bote, ibyabanje nabyo, ariko se ibyo nyine mubyumva nyine gute? Iyo uri kubyigana cyangwa se iyo biri kukuzamo
ni igiki kikwesipira kumva ko ugomba kubikora muri ubwo buryo? So ikintu kinyesipira cyane cyane urebye abari kuvugira underground b'abana bato bakizamuka, aho usanga nyine umuziki nimba abantu baradutanze mu muziki ukumva ko ari zo ndirimbo zigomba gukinwa zonyine. Hariya rero harahavuga ati izo poromosiyo zo ku mihanda cyangwa se kuba hari abantu mufatiraho cyangwa se hari abantu mukina indirimbo zabo gusa, ntabwo izo poromosiyo zatuma injyana ya rap irenga igihugu cy'u Rwanda ngo izamuke igere no ku isi hose yumva. Uzasanga indirimbo za rap zirakinwa ntabwo zikinwa kuri radio cyane ugereranyije nk'uburyo izindi ndirimbo zikinwa no mu bindi bihugu. Usanga nko muri za Nigeria ndetse n'ahandi hose usanga nyine indirimbo za rap ari nazo zigezweho cyane, arizo zikundwa. Nyine urugero ushobora no abana bo ku mihanda, urubyiruko ubundi rwikundira rap. Urubyiruko rwikundira rap cyane. Ugiye kuvuga ngo akaramata ntabwo bayikunda? Akaramata yego barayikunda pe, ariko ufashe nk'umuhanzi wahanze akaramata, ugafata n'umuhanzi ufite urugero nka Bulldog nk'iriya ndirimbo yakoranye na Juno Kizigenza, ugatumiza konseri cyangwa se igitaramo, ukareba umuntu cyane tubyihorere bafite femu yabo n'abandi. Ahubwo uhise utuma nibaza ikindi kibazo. Ese nta muntu urapa arimo atera imitongo? Barahari nka Wadani nanone, nk'ijanisha kuriya. Ese uvuze ko abavugira underground, ese ugiye nk'indirimbo ya Dani wumva ko agenda avanga, hari niko nabyita, wowe nawe warapa indirimbo yawe ariko iri nka R&B hariyo si zigendanye n'inkundo n'ikindi, warapa ari kuri muri R&B cyangwa warapa uri ahandi nyine kuri ingara? Urakoze cyane. Indirimbo nzira ndazifite ariko nabyo nk'ubu hariyo mfite bita on the beach, ku musenyi, nyine nicyo bisobanuye. Urumva nyine biragendana nuko harimo nyine kuba wasabana, yego irimo urukundo n'amagambo y'urukundo nyine. On the beach bivuga ko baba bagiye ku Gisenyi ku mazi. Ngaho rero dupfundurira agaseke kawe, watubwiye ko uri umuhanzi uzi kwandika neza. Niba hari n'abo wandikiye utubwire, nimba hari abo wandikiye ushobora gutangira ubandikira for free birashoboka, cyangwa se unishyuza, iyo ni secret yawe, ni ibanga ryawe. Ariko se hari abo wandikiye indirimbo zikaba ziri hanze wenda, cyangwa se iyo wowe wikoreye wayanditse ukanayiririmba ikaba iri no hanze, kugira ngo dushishikarize n'abadukurikiye, abadukunda kuba bagendayo bakayireba bakagusapotinga. So urakoze cyane. Ku bigendanye no kuba duhere ku bigendanye no kwandika indirimbo. Kwandika indirimbo ni ibintu mazemo igihe, imyaka umwe n'igice hafi 2. Ni ibintu nyine nakoraga muri icyo gihe kingana gutyo. Rero ntabwo ndavuga ati yenda nanditse indirimbo nyereje umuntu anyishyura amafaranga arayigize ayizamukiye. Njyewe nshaka nyine kuba byo byonyine nabanza ubwanjye nk'ipromotinga, kuko nabo ngabo bazaza nzibandikira bazaza nyine maze nanjye kugera ahantu hahandi nzayavuga ati n'amafaranga already namwaka, ku buryo atavuga ati ntabwo yayama nyine. So ku kigendanye ntabwo urandikira amafaranga. Noneho dutemo rero iyo wewe wiyandikiye ikaba iri no hanze, duheha kapera. So iyo ngiyo rero kamere kuri iyo bita on the beach, cyane cyane iri kuvuga kuri ni lifestyle kabisa. So hari ivuga ngo we drag on the beat, drag is to mwabodoze na afia taki n'amatiku ya peace twese turisisi dukeneye amakisi n'umusukamazi kuri beat,
ko turi sisi uyu munsi nipate mwanzi w'iyipate turi kumwe na toke no shida kuri background short time kuri beach mwana so mundi one touch kumva sound kiyongozi kuri sisi mbizi neza nanga sign sinshaka inote na pizza bineza amapusi nkamba rugozi ndani y'umugifu bibi ends up kumbe bumwese bia ngari kuri ndani nya pesa dima bia paka twizuje amabika ikeri okay nyakura beka nakuze nkunda beat tudika n'amaji yanejeje kadaji dasuka pase itungo ryanjye pusi inywera amata kuri safasi inywera amata kuri safasi rikeneye hiti nka Nicki Minaj yashigiye kadaji dasuka pase. My feeling yanyu being is independent person forced their bitches no chilling narumva feeling is nguriri baby paka doa za mapika inkuta zizibera angasa nk'igikara umuvumba w'iniga yambaye imboto badoze kunigira yebunze imbode showtime zana mane okay twiringe mbiri paka dusoje amakuru dumukuraza oje nkomi ingoma za baby yamamaza BBC ewa ndikumva rero ufite impano ufite nyine n'uburyo ubivugamo n'uburyo nyine bigaragara ko nyine uba wabyinjiyemo neza. Niki witeze kuri sosiyete, niki ubwira abadukurikiye ku bigendanye na kariyeri z'abana bakiri tukita underground kandi tubafashe ikiganza bashobora kuba bagera hejuru? So urakoze cyane ikintu niteze muri career yanjye natangiye kandi hari byinshi nitezemo cyane yenda nko promotion nk'uko nabihereyeho icyo cyangwa se umarije nka reaction cyangwa se icyo abantu babyitezeho ubundi yes icyo nabizeza cyane ni uko hatazabaho kuba nabatenguha ngo nangiye ibintu bivuye mu hoya njenze ni intumbero mfite ingoma nyinshi urumva umuntu umaze imyaka hafi 2 yandika indirimbo ntabwo ari wa wundi uzaza ngavuga indirimbo imwe ebyiri nabona ngahita agenda ahubwo nyine mfite ingoma nyinshi narateguye imyaka 2 irahagije kuba naramajije imwe yanga ufata indi so nikunda ufata imyaka 2 irahagije narateguye kibuga nyine ni ukugifata ubundi aho bagicurutse ukagicurukura kugira ngo n'ubundi hari n'abana bumva bavuga ati akakwegera ati se hari ukuntu twakorana iki n'ibiki nta kibazo ariko nabwo kumukuri hari abana baba bafite impano by the way bafite impano ariko badafite uburyo bazamuka ikabagora ariko nyine kirazira nanone nk'umuntu w'umusitari kuba wazamuka ukirengagiza ba bandi wasubije inyuma iryo kosa ngereyo ntabwo ni ikintu nyine urebye ngewe nzanakosora kuba hari umuntu ufite impano ntabwo cyane tudipendinga ku mafaranga cyane kuko ukora ibyiza nyine cyangwa se amafaranga aza akurikiye ibyiza wagize iki wakoze. Ko bavuga ko iyi mihanda inyerera se nyawe uri kumva uraza uri kuvuga imyaka 2 hari undi ushobora kuba yarihirinze imyaka 5 ikarangira ataragera no kuri kamera cyangwa se ataranabona n'abantu bangahe bamukomera amashyi. Wowe urumva like uzabikora nk'umuntu ubikunze cyangwa uzabikora nk'umuntu uri business ku buryo business yihombye urabireka ukitaye ariko iyo ukunze ikintu urebera ukisiga n'amarangi wowe hagati ubikora nk'umuntu ubikunze ubikora nka business gusa ubikora gute? So njyewe ubundi mbikora nk'umuntu ubikunze kandi akora ibintu byiza. Urumva ubundi ikintu kijya kibitera nuko ugasanga umuntu nyine akoze ibintu imyaka myinshi ugasanga ariko ntabwo yenda birakundwa na rubanda cyangwa se n'iki n'abandi. Ikibazo kiba kirimo aho rero usanga nyine ntabwo uri kuvuga ibintu bya nyabyo, urimo kurapa ibintu bitumvikana, ibintu bitari gutanga message. Kandi hano nyine ku isoko ry'umuziki ubundi dukeneye ibintu bifite message, bitanga message. Hahandi uririmba ubuzima bwa mwana uri noneho uburimo agahita nyine bikamukora ku mutima akavuga ati wa iyi ndirimbo rwose ndumva hari inkoze kandi hari n'isomo nikuyemo. Urumva nyine kuvuga kuza nyine
nk'abantu tuba bazamuka nyine kuzamuka, ubundi shaka ibintu byiza, uvuga ikintu cyiza cya nyacyo. Niyo wajya ku mihanda biragoye nk'uko wahoze ubivuga, wagenda ugahagarara hariya ukitegereza uburyo ubuzima bumeze, kandi wahakura nyine vasi nziza cyane zivuga ibintu bya nyabyo kandi byiza kandi binagezweho. bivuge ngo rero imirongo ntirashira, bagende ku bafate hariya kabisa rwose nyine, cyane cyane nko mu gihugu especially muri Afurika. Muri Afurika nyine ntabwo bimeze neza pe, ubuzima ntabwo bumeze neza. Rero kuba wagenda ugakuraho amagambo ukagira icyo ubwira sosiyete muri rusange, ni ikintu nyine kirakundwa pe, birakundwa cyane, kuko n'abarora modeli banjye nubwo kuganira nabo bahanzi baba bari hejuru cyane biba bigoranye, ariko nk'iyo akuvugishije nka rimwe mu kwezi cyangwa se ukamwandikira ukabona aragusubije, nyine usanga ko ari icyo kintu aba agenda agarukaho cyane. Nimba ugiye ku isoko kuri ibintu bizima bya nyabyo byumvikana kabisa. murakoze cyane rero. Murabona rero ko ari umuhanzi babandi twita underground, ariko nkeka ko abantu benshi bose niho duhera, niho tugomba gufata n'abari hasi tukabazamura. Buri wese rero afite uruhare rwe kugira ngo mugenzi wacu azamuke, agire ahantu agera, agire aho ava, agire n'aho agera, agire umusanzu atanga muri sosiyete. Wakongera ukibutsa abantu ahantu bakura ibihangano byawe, aho basanga ibihangano byawe kugira ngo bagukurikire. So ibihangano byanjye ni biri kuri channel yanjye, urasacinga izina ni Peter K14, Peter K14, nabyo hari icyo bivuze, tuzabirebaho ubutaha. Ni cyangwa se baze no gushyira link muri description hiceho mu buryo bukoroheye, aho ngaho niho wagenda ukayibona. Haba ari ubundi ni jano yanjye nyiri ku ishuri, nagendaga nkora ibigendanye no kubyina, nyine urumva ni ikintu natangiye gukunda na kera nyiri umwana, ntabwo ari ibintu mimbiyeho, ni ibintu byahereye kera kabisa. Murakoze rero abakunzi bacu, mumugereho, mumwumve, mumuhe support, mujye muri comment, mumwandikire, muzanyurwa birenze ibyo mubonye ahangaha. Nakagaruka rero, bye bye. Twari kuri Shyaka BTV show, bye.